kandi reka tujye uratangiye oya reka nkwereke siyo tugende tujye mu cyumba ukankorera neza maze ndabyanze none sheri uratangiye oya mukurebe oya sheri sibyo ariko se umubaza ikibazo kuba wabyutse wiruka wahunga iki ubu wumva iki tuvugije sha nabyutse nyine nabonaga uri kugona ndigendera indugona njyewe oya njyewe uzace n'ahandi ariko da nabyutse nshaka kureba akadoga ibintu arimo kugira ngo mubaze nimba yatetse ngo turye usanze se yatetse ariko yatetse ibiryo udakunda ese reka mubaze ikibazo kuba iyo naje kugusura ukayitekeshwa ibiryo ntakunda ubu ugamije nabivuze ngo uratwica ugamije kunyirukana ugamije no bebe ntabwo ari ukukwirukana yatetse igitoki kirimo inyama inyoroshya amaboko uzujya norohe oya aragikunda ngira umukadogo ukunda igitoki ibiryo byose ni ukuvuga ngo watetse ibiryo kadoga akunda ntabwo watetse ibyo nkunda no nabyutse nsanga yamaze guteka ariko iyo nagusuye uba ugomba kumwitaho ese umuntu ntanga kubyuka koko karame biteze ni byiza meze bite meze neza mu biki urabona ko hano ku mavaze nese ko yibereye mu bavaze muri bino birahure birasabwa nagiraga mbanze hano hanyuma nimbisoza ndaza kubirabura iki kivaze nicyo wari guheraho reka mbanze bakirimo uruboga nacyo ndaje ndagikora nta kibazo turarya icyanya turarya igitoki karimo inyama ariko karimo inyama uriya muhungu dukundana se ari bubirye n'igihe wambwiye ngo atinde kubyuka akazi ke aratwica ariko umva ahubwo bikore vuba sibyo njye nashonje abyuke byahiye sawa kuraje watinze se navunaguritse toka ntukajye umusore uryamira tuzagera ku kibebe Jusqu'à Satan, on s'est fait. Good morning. Ndabyuka rero meke. Byuka meke. I missed you. me too Ngeze biteze. sha Ko ndyamiriye. Ko ndyamiriye.
abakozi bagomba kuruhuka. Sure. Akoze iki se? Satani zirageze shari. Kuko naryamiriye. Ko bita imitima se baracyafite ibitotsi. Nise babe. Urapfa kukirya rero? Ntarebe nakundi. Ufite izihe gahunda se? Ubwo ariwo uragira ngo ntugere muri hasi. Please. Erega nawe ntuheruka iwanjye. Ntabwo uheruka iwanjye. Nzaza ushaka nzaza ryari? Ubundi se waretse uyu munsi tukajya? Uyu munsi oya. We Mfite gahunda n'abashuti banjye. uzaza noneho w'umusebejo. Erega ntabwo waheruka. Ntabwo yaheruka ariko nzaza umunsi. Sibyo? Okay. So umuntu kutamwitaba. Umuntu uri konesha umutwe. Mwitabe. Oya, akari ngombwa. Okay. Ariko bureka nkubwire. Umuntu uramwitaba. Twikomereze. Oya sheri. What? Niba dukundana tujye tubwizanya ukuri. Ese sheri Nyine niba turi kumwe mbamubwire, reka mubwire. Hold on, mbamubwire. Bosco ndamuzi. umushuti wanjye. Ashobora kuba umuterankunga, ashobora kuba umujura, ashobora kuba umufasha, ashobora kuba umwicanyi. Ubu ni ibintu byinshi. Bosco. Urumva? Umushuti wanjye. Dufitanye gahunda. Hari ibintu yashakaga kunyereka ariko se ko turi kumwe. Ntabwo nagiyeyo. Okay. Sawa. Ariko nyine uba ugomba kumwitaba Bosco ateje akavuyo. Reka ndakubaha iyo turi kumwe nawe. Ariko niyongera umwitaba. No. Baby, shawe ibyegereza umutima sibyo? Ni inshuti yanjye isanzwe. Oya. No. Oya. Jacqueline itabe telefone. Baby. Nta bya bebe ariko ni. Kandi ninyitaba urababara. Umva nkubwire. Uyu munsi nshobora kwanga kubabara none. Ariko ejo nkababara cyane. Baby, calm down. Okay? Ariko se calm down. Ariko se reka mubaze icyo ubundi umuntu uri kuguhamagara gutyo uzagushakira wamwita. Chere, niba utabura urababara. Ariko se mbabaye. Are you sure? Nitabe. Urumva ushaka kumva ibintu tuvuga? Itaba kandi ushyire loudspeaker. Oya sure, ntabwo nashyira loudspeaker. Please. Jacqueline itabe telefone cyangwa igendere nsohoke ngende. Are you sure nitabe? Ntabwo uri bubabare. Ndabizi reka ugira umutima wawe. Itaba ikibyimbye kimeneka. Okay. Kanyita. Nibe. Sawa. Nendi muri douche. Nitaye mu cyumba niyo mpamvu. Meze neza, wowe umeze ute? Sava. Uraza kundeba? Okay. Nzanire iki? Sheri, icyo nkunda ntubizi. Ari byo wongera kunzanira. Yarashize. Haje abashuti banjye barayinywa nyine. Unzanire iyindi.
tu. Sawa. Take care. Mwah. Aha. Nayitabye. So. Talk. Babe, come on. ariko Swansabye kwitaba telefone. rero mubaze ikibazo Nayitabye. kuko nta soni ugira isoni warazimye We wambwiye nitabe telefone nayitabye. So. ariko byakora ishyano ryameze umurizo mva hari kuvaho Wagiye woroshye ibi. aka kanya urifashe ungize wese ungize tuwarete ngo narindi muri tuwarete ngo narindi muri dushe wari uri kunyoga se Aho se jama. wari uri kunyoga Oya. ajya Warakarega nanjye ndakumenya. ajya No. urifata ugasoma umuntu mpari Ngomba kumusoma kuko afite ibintu byinshi asobanuye kuri njye. Ese jama, Ari- icyo uyobewe n'icyo utabona. Tubwizanye kuri. ese urankunda Usibye se nyine kuba ngukunda ikindi umariye n'iki? Tubwizanye kuri. Ikindi umariye ikindi mu buzima. kumariye ni iki naraye ijoro ryose nikwatagura nkubita Ngaho nyumvira nk'ibintu uba ushimishijwe nabyo. njye nshimishijwe nabyo urumva byanshimije cyane akazi nakoze None se jama, sinkwishyurira inzu rimwe na rimwe. Iyi nzu mbamo wari wayinyishyurira. nshinzwe kukwishyurira Urabizi neza ko ngira akazi? Urabizi ko ngira akazi? ariko ibyo ni Banza usubize. ariko wivanga Ubona dosiye nsa gutya. wivanga dosiye nabikuye. wivanga Banza dosiye usubize. Banza usubize. Ubona ibintu byose biri hano kuba mba mu nzu nziza igihe unsabye amafaranga nkayabona nkayaguha. Urumva nayakuye. Ndonsubize. nyine wivanga No. dosiye ufite Uswagira ngo imiryango n'ubundi ufite ushoboye. imiryango ufite famiye ufite iki urumva sure? wimbaza aho uvana amafaranga Yes. kuko simba aruye havana uri urabyumva ariko urifata ugasoma umuntu Jack ugasoma umuntu nde Impamvu namusomye. Uzi impamvu namusomye? Asobanura ibintu byinshi mu buzima bwanjye. Anyishyurira inzu, ampa ibyo kurya, ampa ibyo nambara. byose Rimwe na rimwe nawe aragutunga nuko utabimenya. Kandi mbikora kuko nkukunda. Ahubwo wowe wakwicara ukabyakira. ariko se Ukamfasha no gufata uwo muntu neza. Kuko akubeshejeho njye ariko nawe. reka nkubwire aho yawe nyine yegamishwa wowe mvaho Ubu ukeka ko ndusha umujinya. Turakaranye. Ntabwo uyu muntu namureka. ngo buke Ntabwo namureka. uramureka Kandi nawe sinakureka. uramureka ugenda mu nzira ebyiri aratanu uramureka cyangwa dukomeza Sha, aho kumureka nakureka wowe. For sure. nshaka kuvuga ngo Aho kumureka nakureka. Wese ufite iki? Usibye kuba uri imbwa yo kurongora gusa ikagenda ukazanga kugaburira. Sinshobora. With the baby face. Jack ngo usibye kuba ndi Usibye kuba uri imbwa aho itazi gushaka akazi, itazi gukora. So, wowe ubona twabana gute? Jack uyisi You are just there for fucking. Nothing else. Okay? Uyu mugabo arantunze. Arantunze. Niba utabyakira, go. Taha. Ndashaka undi nkawe. Muruzuye gutya. Okay. Are we together? Kiyo gusa nagukundaga. Sinakwishyuriraga inzu kumva amafaranga nayakuye. ariko Jack Nakwishyuraga amafaranga y'inzu. uretse mubaze Wambwiraga baby ko ndi broke wambabariye ukamara ibihumbi 10. Ntabwo nayakohereza. Kutambazaga se iyo kure kudakora. so uvuze ngo ndi imbwa se Yeah. ndi imbwa Yego. ndiyo ubwo se wowe iki uri imbwa akazi Nta kibazo. Fine. Kigali we share. Kugira ngo tubeho we have to share. Okay? Just chill down.
uryamana nanjye ukaryamana na Bosco ubwo Bosco ni Bosco umuterankunga uko bishaka ariko mwita ariko ubwo iyo uryamana n'abantu bangana gutyo uba wumva nta soni ufite. iyi ni Kigali, we have to share. Uyu muntu sinamureka kandi ari kinanwaye, ari mariye, afite urugo, nanjye mfite sheri Jamali w'imbwa. Twabaho gute? Reka rero ngiye kuba imbwa nyambwa rero, sibyo? Reka mba imbwa nyambwa. Ni televiziyo sinjye wayiguze. Sibyo? Iriya mpuri niwe wayiguze. Ugenda umva ndakwiyamye. Ugenda ubwire Bosco umuterankunga ati yambwa. Mu buzima. Yambwa. Yayitwaye. Sibyo? Yambwa. Ndamaze. Sindi imbwa. Reka noneho nkwereke ko ntari imbwa gusa. Ndi misi. Sibyo? Reka nze nkwereke ko ndagakunga. Are you normal? Uravugisha ukuri? I'm sure. Ndakeye avuga. Okay. Reka mfate. Oya reka. Oya. Reka nkubere imbwa. Reka nkubere. Ugiye gutwara ibyo wazanye. Are you sure? Kadogo. Kado. Wino mfashe inombwa uyinsohorere hano. Fashe y'umuntu. Sohorere y'umuntu. Sohorere inombwa ivire hano batanayisanga hano. Ese byageze. Barashaka gutwara televiziyo ngo na prima. Televiziyo yacu. Urimo uranyita imbwa imbere yawe. Oya. Bose ntabizi kuri yo. Oya. Bro, ihangane wisokere. Iyi televiziyo rega ni yacu. Oya. Umva. Ihangane wisokere. Umva Kado. Genda uzanire igikapu cye ushyiremo imyenda ye n'ibiki. Igenda isohoke. Iki? Nakubwiye ngo nta kintu ukura hano. Niba nawe umuntu mwaryamanye ukamwita imbwa yagaragaza sikuzi kuba cyonyine ari cyo uzi ikindi uzi ni ariko nyine uriyubahana n'ubwawe ubaka kanya mbaye ubu se wowe uriyubashye umuntu oya reka mbaze ikibazo ubaka kanya mbaye maze nawe umuntu wakumuntu ibintu yamuhaye ubu se ntabwo kizanye cyangwa ngaho genda wambwa genda so wabuje kwita imbwa so Drop sohoka ndabizi uzagaruka Kado nagaruka ntuzamukingurire ntabwo bizatinda inzara nimwica azagaruka wagenda atabusha ataraza birakureba kandi kugira inama sheri bandekuye kandi warakoze nyine ndekura ese mabura akira ndekura fata baga yawe n'ibigenda sohoka Fakuda twa televiziyo yacu I'm serious go out genda Ziko karinda mabuja niyo ibaze umuntu ushaka gutwara televiziyo ibaze umuntu ushaka gutwara televiziyo gutwara televiziyo no suzu ukuntu yaje televiziyo ni televiziyo yaje ese kusaba akazi hose uje kugasaba iwa oya ntabwo nagasaba imbwa arakagusaba se ufite iki uzamuhira kamubwira uzagaruka genda aho niba ndawe ugezeho kunyitema nta kintu cyawe usize reba ibuka neza uzanyifuza ibuka neza ko nukureka mubwire Jacqueline uzanyifuza cyangwa uzanyifuza genda mpanye ukuboko bwawe hega hano si wawe ni kwa mabuja mwerekeze mugeze ku gipangu bye Mumba ari byiza kandi bikamwereka katujye uratangiye oya reka mwereke siyo katugende tujye mu cyumba kankorera neza maze ndabyanze none sheri uratangiye oya mukurebe oya sheri sibyo sibyo
ikize iki aje rwose uretse ndangiza ariko oya reka nzebuka nuko turajya simbe aya nkese oya nta uhumura rwose nta kamasaje konyine mbese hari ikindi wonyesha oya shabe shawaretse twakorera hano oya kamasaje hano mu mutwe gusa se ushaka kameze gute nuko uze wangirigise nako nta kamasaje sibyo maze kwandika oya be oya ndaje shaburetse oya be oya ariko namusi biwa inyihanganira basi babarira sibyo kabizo oya sekandi oya ntabyo utinda ariko urasanga n'ibikore shari wahinduye password hari ubwo njye mwoteka ariko kubona harimo abandi ni kwa kundi abantu baba bahuje inzu baraje bakagura agapande kanjye kuko ndabari amasanga bari sheri nuko ntabwo bakunda ko bishimye kuko waje numva gutari bumwe buse nguhembe iki nyine mbwira gerageza ese sheri wisize icyumba cyanjye ni icyumba kidasanzwe nukuri sinkubeshye mbizi sinjyanye naba ngiye guca amahane nta muntu wumva neza kugeza aha ya urabizi sinjyanye yibura kandi sinamwumva ni ukuri unkundiye tugakunda nagukunda nagutetesha ugatengana ni ukuri itoto rigatengerana mba nkuroga ndakabura uko ni nta bwiza buruta inzobe isobetse ubwiza nuko urakoze ariko ndagukunda cyane ariko urukundo ruraryoha reka nawe urakabye uruze ntakabya ntakabya amagambo meza ntakabya n'umuyoboro mu nzu wisanzure umva wisanzure n'impamvu wisanzure sibyo nushaka gutera induru usazimi umva wisanzure okay merci ariko nagukunze ariko cyaba numva buri kanya naguhobera ariko ndabyumva reka tujye mu nzu sibyo reka ngutere oya nta kibazo tugende uheruka ikinyenga wowe oya nta kibazo urakima tugarutse ariko mada ariko nawe uri gukabya ariko umva ariko wambaye na neza oh merci kuva ku kirenge kugera ku mutwe ese ko ufite amagambo meza ubundi uwo mukobwa wakwanze wabyihorera ashaka ntera agahinda uwambaye ikirezi se amenya ko kera ariko njye ndi kubona ko kera ariko abantu sheri uzi ko ugenda ariko numva uri kugenda utera intambwe mu mutima ariko nawe urakabya ni ukuri reka
twinjire reka twinjire sheri uzi ko nasize ngiye Sure. Sina kwibye kweli. reka nabatwiba hari umutekano. Okay. Sheri karibu Karibu. Karibu. nta kibazo sheri Karibu. abaguzi umeze ute se Shasa. so bibona se Sasa naruka gari. ya Use tari mu kazi. Tari mu kazi. baca kuruhuka wanje wamubonye se Inshuti yanjye nande. Ntabwo turi inshuti. Si umuntu najya mbona. ari wenda kenshi nk'uko uza nk'ahari ubuzima bw'ikigali ntabwo bworoshye Naba narasha. ari hehe se Shara yaragiye mu cyumba gato. okay shiri muganira nyine mumenyana Ariko meze neza barabyibushye. birazwi ariko baranzi Barakoze. Gasana kucura ngize ukuri sibyo kuki uje ntabwo kucura kukinyana nimba shya wanjye yambwiye ukaba uri ku kazi wowe kucura Nanjye karibu rero. Ikibazo shema ngeze karakana sakana nirori reka njyewe nta minota utunota mirongo itatu mbirangiza leta mbirangiza pe bitewe n'uko ngenete buri moto mwana waba yishe jama ni ukuri waba yishe pfusha wibona namubwiye ngo gahobe sibyo njyewe agiye gusubira mu kazi ndetse ndikubwira nyine uko wenda neza isheri wawe yabaherukana ishuri wawe isheri wawe n'ikiriye yaza ariko mwana reka pfusha reka ndakwemera si ubwa mbere si ubwa mbere ubyihanganiye komeza ubyihanganire ahubwo reka mwere imyihanganiro urabizi ibintu njya nkunda kubikora cyane sibyo subize wowe ejo kwanjye kose sibyo n'ejo ubundi basi uyu munsi wapfushije nk'imigabane ariko se nkubaze ikibazo wowe uhora urya wigeze uhaga sigara oya ma jama oya jama kumucecetse Twaganiriye. Umusize se. abafite agafunguzo kanjye rero bro sheri ugubwe neza agira ikibazo abana bacu sasa twigire mu gihugu God is love. twigire mu gihugu turavugaye abantu bakuru icyo bitwaye cyangwa uterure Jamal uhagarara twavuganye ntabwo byiwe Jamal ndakwiyamye urumva ndakwiyamye nawe oya ntabwo ari ikizi sheri wanjye uranegera kumwumvira
Jamari ngenda kwiyamye ubuze ukuntu bimeze umusa be guhera ku wa mbere umukobwa ku wa kabiri umukobwa ku wa gatatu jama buretse iki winjijwe mani ugiye kuzana ubusuko ntarebereka nemere mbishaka ubusuko hano ni iwanjye ngo njyewe wandije agafunguzo uyu mukobwa se wamukunze basi kuki utangiye kunteranya nawe se ngo nzana ibintu byo ku wa mbere urumva umukobwa ku wa kabiri umukobwa ku wa gatatu umukobwa ku wa kane umukobwa kukubwira ngo yagiye mu kazi nuko naburaga ikintu mubwira agira akahe kazi agira ka uko usibye kwirwa azana abakobwa asohora undi hinjira undi jama reka mubwire cyakora umunsi sinzi ukuntu uburiri ugasanga ninjye wanika oya jama ntongeye kunkoraho ntongere kunkoraho oya ntongeye kunkoraho jama ntongere kunkoraho urashwa oya ntabyo mvugana nawe jama reka mubwire ibintu byo kuza matera uko uyisize urigendeye nkaza ntanika ngo mvuye mu kazi dore intebe waraziciye we ntabwo wibona oya jamari njye ntongeye kunkoraho ambwira iki hano ni iwanjye nawe ni sheri wanjye ariko hano ni iwanjye ntandigika ngo yampaye agafunguzo ariko nayimajije kwiyemera ku mukobwa umva jama ngiye maze kukurambirwa be maze kumurambirwa pe buriya ngiye kuvuga ibintu ari uko umutima wanjye maze kugira umva ahubwo ubwo si byo mujyane ngiye maze kukurambirwa ndakurambirwa ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ubwo se wavuga ngo uri iki ko wigize indaya kabutwi indaya byo gusa mujyane imbwa yigize indaya gusa mujyane mugaruke hano shaka